JD family. Akana agashya bita agashya. JD family. JD family. Cyane yego. Ya twagarutse rero kuri video yacu abantu bakunda kudukurikira JD family. Yani n'umuryango wigisha cyangwa se utoza amakapo akiri matoya cyangwa se ababanye cyangwa se abagiye kubana uburyo mushobora kubana mu buryo bwo twatangiye ari uburyo kugira ngo tujye dufashanya. Ni kapo itoza abandi gufashanya mu gihe muri mu rugo mufashanya gute, mu gihe muri mu kazi mufashanya gute, ubuzima bwanyu mufashanya gute. Hari abantu benshi bajya bavuga ko ntabwo gufashanya mu rugo ari byemewe, ariko ntabwo ariko biri. Nimba ushaka kugira urugo rwiza ruryoshye rumeze nk'uko murayibona, ugomba gufasha madamu wawe nawe akagufasha kugira ngo mugire ibihe byiza. Tugaruke rero dukomeza video yacu. Iyi video rero impamvu tugiye kwikora ni impamvu zitandukanye, ariko nyamukuru ni abantu benshi bagiye batubaza se MD na Jocelyn bahuye gute, How we met. n'iki cyabahuje. Abantu benshi bagiye babyibaza MD ko yari umuraperi, Jocelyn ari umwana w'umushumba, rapuna n'umushumba, noneho ahantu umushumba ahantu bose bidahuye na hip hop. Reka tubivuge gutyo sibyo, reka tujye tuvugisha ukuri kuko njye nari umuraperi. Jocelyn yari umwana w'umushumba w'umuradeperi. Urumva gufata umuntu w'umuraperi, umwana w'umuraperi ukamuhuza gufata umuraperi ukamuhuza n'umwana w'umushumba w'umuradeperi, urumva ni ibintu mbese ngira ngo murabyumva. Ni nayo mpamvu abantu benshi bagiye baza ati se abantu bahuye bate, bahuye gute, n'iki cyabahuje. Ariko ntukajye mwirengagiza ko Imana ni bajya bavuga ngo bigira inzira zirenga igihumbi. So muri izo nzira zirenga igihumbi hari n'imwe yaduhuje. Rero uwo munsi umwe niwe waduhuje. Byagenze gute rero? Ntabwo twari dusanzwe tuziranye, ariko we yaranyumvaga kubera ko nari umwana muto cyane muri quartier. Nari umwana ukina football, nari nzwi gukina football, nari umuzamu mwiza cyane, nari gardien. No kwiga kwanjye kuva mu wa mbere kuva mu wa gatatu, kuva mu wa gatatu mu wa kabiri, kuva mu wa kabiri secondaire kugeza mu wa gatandatu nize kubera football. Rero urumva muri quartier nakiniraga ikipe y'umurenge, nakiniraga ikipe y'umudugudu, nakiniraga ikipe ya quartier yitwa Karere. Mbese nari umukinnyi wa football. Muri Masaka nari inzwi. Noneho akaba ari umushuti wanjye bitaga Concorde, ahari ndamusuhuza, ari mu bihugu bya kure. Iyo ngiyo Concorde niwe yambwiye ati MD hari ahantu hari umuhuro. Yes, urumva ntabwo twe tuziranye nawe. Araza arambwira ati MD hari ahantu hari umuhuro uyu mugoroba, ndagusaba kugira ngo ninjye uri bujye kubayo DJ, ndagusaba kugira ngo umperekeze tujyane kugira ngo ibintu bigende neza. Nuko ndabwira ati rero niwe nkiva mu kazi, nayo mfite akazi hano mu Nyange ku mugoroba. Ndabwira ati sana navuye mu kazi meze neza ndi free, naguherekeza tukagenda. Yego, ndamanuka rero. Ndamanuka hari hafi yo mu rugo muri quartier, ahantu muri wari wabereye. Urumva bari n'abaturanyi banje, ariko urumva bari abadeperi. Yaramanutse nanjye ndazamuka. Ubwo nawe my baby urumva nawe yaratuye hepfo. Ukuntu byagenze nanjye kugira ngo tuze kugera aho ngaho kuri context aho byabereye. Nanjye nari ndi mu rugo, urumva duhuje mutual friend, bafite mushuti wabo we bakoze ubukwe, ari friend we wamubwiye ngo nagende muherekeze. Nanjye nagiyeyo n'aba family friends, hari umwe wari bakoze ubukwe. Rero tugira aho ngaho
nanjye ndazamuka we nawe yamanutse njye naramanutse we arazamuka urumva ibintu Imana igiye guhuza ntabwo bituruka hamwe umwe amazamuka undi amanuka yego kandi aho ngaho hari like imyaka ingashize like 10 years ago muri 2024 hari nka 2014 nuko so rero mu kuhagera umutipe nyine yacometse ibyuma ashitangira gudija icyo gihe ndibuka ko yasanze hari n'undi mugenzi we watangiye gushyiramo uturirimbo dusanzwe nuko ninjira rero mu kirori ninjiye mu kirori ntangira kubyina ubwo babyinaga indirimbo za gospel ariko zibyinitse ziri urban zibyinitse urumva byari mu muhuro urumva ntabwo bagomba kuzana za ndirimbo zo mu makorari nubwo ari muri ADP ababyeyi bagiye ku ruhande bari ku rubyiruko rurisanzura tumaze kwinjira mu kirori rero urumva tangira ndabyina kubyina kwanjye rero bitewe n'akazina nari mfite muri quartier urumva urubyiruko rwari ruhari bagenzi banjye batangiye kujyana inzara turi umusitari yaje kuki nakinaga football rero nari umusitari muri football urumva muri quartier n'ikipe y'umudugudu narayifatiraga kandi icyo gihe rwose byari ibintu byanjye ari passion yanjye ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ni ugushakisha urumva ibintu byanyigishije urumva ngiye imyitozo navaga hano nkajya i Remera nkajya gukora imyitozo mu ikipe yakoreraga impande ya stade urumva nari nzwi umva yari umusitari guys nuko was a star yari azwi ku izina rya Mugema no kugira ngo Concorde amamagare ngo tujyane mu muhuro ahantu muri ADP nuko yaranzi ko nari umukristo narasengaga ariko nari ntaratangira ibintu byo kuririmba cyane icyo gihe nari nzwi muri football ariko guys azwi muri football ariko njye nari muzi muri namubonaga rimwe na rimwe kuri Authentic TV yitwaga Authentic Radio nkamwumva ariko nkumva ngira ngo ni umusitari w'Imasaka ariko that name MD nawe yari match cyane ahubwo hari Mugema cyane Mugema ubundi abantu banzi mu mazina abiri uzi Mugema azi Mugema muri football MD ni muri music ariko music yaje nyuma uko football yari imbere cyane so tubone ko bashimira ko ndi kuvuga thank you so much my parents na MD's parents kuba mwaradukujije mukatugeza on that extent kwa twakorera Imana tukiri on that age kuko that time nari ndi muri high school nari ndi mu wa kabiri senior 2 cyangwa senior 2 so naho ngaho rero your background nyine nashaka muyimenye kugira ngo muze kureba nyine uwo mukobwa wari uri waje gushakana na MD ahantu hari base ni hehe so ni background ikindi reka mbabwize ukuri mwa bantu mwe nari mbazi famille yanyu nari nyizi mwari muri abantu bubashwe kurumva kuba umwana wa pasteur none amplis muri ADP ahantu nari ntuye numva nari mbazi mu byukuri twarabubahaga ariko tugeze rero aho ngaho mu muhuro urumva narabyinnye twese tukari tukubitana akajisho kabona icyo genda mwibuka yarabyibushye ariko nyine ubona ari cana gitoya still I am cana gitoya gifite ibiro gifite ubwoko bunini mbese ubona ko ari cana cyakuze neza afite uburere nkamure ariko ari shapu nyine urumva ajya wigaga he nigaga Ami des Enfants kuma mbere nari King David mvuye nahise njya muri Ami des Enfants urumva yari umwana uri shapu kandi asobanutse Ami des Enfants ajya siba ni Kigali Kinyinya ni Kinyinya yes ni muri Kigali urumva umwana wa Kigali urumva yari shapu yarazi no kubyina kubita akadanse ubwo urumva maze kubona ko ari we uri shapu muri bo nahise muri iki natangiye how do you play this? This is Liam's story. Urumva nahise najya kuzajya mbyina
negera ubundi hari ukuntu ujya ubona isake isake iyo igiye kwegera inkokokazi ikubita akaguru cyangwa gake gake kegera break time. urumva noneho ntangira kwegera nyine mbyina negera mbona icyana cy'igishapu ariko ubona ko gifite uburere nyine atari ba bana bo hanze nyine baba ukuntu so birangira duhuye dutangira kubyinana ariko nawe urumva amaze kubona ko abantu nyine narahageze urundi rubyiruko rutangira urumva nawe abona ko nyine hari akantu gahindutse se umuntu wuje ninde urumva nawe yese agira gahunda yo kugira gute yo gushaka ko tubyinana bebe uvugisha ukuri okay ni love at first sight ko njye narakubonye numva ashatse ko nza ko tubyinana nyine nanjye ariko numvise kubera ko iyi Imana ishaka gufatanya ibintu hari ukuntu bigenza nanjye sinari mbizi ikintu cyankuruye cyane gusa nararebye akajisho ndebye nkabona ari kubyina ku ruhande rw'umu DJ ariko simboneka ari wa musitari nyine Mugema harimo kijimo ukuntu ntabwo harimo light nini cyane so mubonye ndavuga that guy mu gihagararo guys this man is cute. Thank you Jesus. Oya nibyo yeah ubwo naramurebaga urumva ma nyine narebye gihagararo mbona isura ndavuga wow nanjye narakurebaga nkabona ariko sinavuze ngo ndamukunze kubera ko nyine ni bya bindi byo guhura abantu ukareba umuntu mushobora kugirana ibihe byiza ku kanya so mbona ari sharp kubyina ari kwirekura umva abyina nanjye ndavuga ati rero uyu mwana tugomba kubyinana guys do you know what happened ngira Imana umva ngira Imana turahura turabyinana ndabyibutse yego iryo joro mama yari ari mu gikoni ari gufasha muri kitchen ntagiye gufatisha ndabyibuka mwazanye na mama wawe tugiye gufatisha tugiye kubyina neza umva jo dutahe my god ndavuga mana we urabyumva umuntu umaze kubyinana urumva nahise mushyira ku ruhande umwaka utunimero arambwira ati rero nta telefone mfite ariko mfite tantine abantu igihe tubana by the way mbonera gushimira tantine arambwira ati mfite tantine tubana niba ufite nimero nuko yega tujye tuvugisha nyukuri urumva umwana nta nimero yari afite nta telefone yari afite we yampaye nimero z'umuntu uri hafi tuzajya tuvugana muri make twahuriye mu muhuro duhana nimero atana nimero yanjye nange ntana nimero ya tantine wiwe kuko that time I was young yari mutoya nta telefone yari afite by the way guys turushamaho yari mu imyaka ine n'itanu yes ariko urabibona wadutandukanye ariko nabyiza kuko ninjye mukuru nyine this is my dad papa mami yes turahuza tugahana ibitekerezo njye nyine nkazana by'iyo myaka 5 namusize mutanze kubona izuba tugahuza neza ariko by the way ikintu cyaduhuje njye na mama Liam twahuriye mu muhuro ese wowe wahuye na mugenzi mwahuriye he mwahuriye he niki cyabahuje so ndashima Imana rero ko yampuje na my baby tumaze guhura tumaze guhana nimero urumva twaratandukanye muri uwo mugoroba nyuma byaje kugenda guterera so after that urumva twaratashye tukazajya tu contactinga kuri phone calls nyine tantine nkahora muhamagara nahamagara tantine Jose Mugema umva yari yarahazi iryo zina Jose nanone akazambwira kwako nyine twaraganiraga ariko ntabwo byarimo deep cyane ariko ngatinya kujya iwabo narahatinyaga ntabwo yambwiraga nyine ngo Jose ngo reka dukundane yari ibintu biri aho nyine bisanzwe nyine bimwe by'urubyiruko byo kuganira nijoro tukarara tuganira
ibitotsi bikabura noneho ariko kamubwira akantu kabayeho wenda ndadaraza kukibuka umva dadi yazaga ari gusenga ko hari ukuntu ajya atembera inzu yose ari gusenga agahita akaza yumva halo biteye amakuru umva agafungura umuryango nijoro Jose, you are on phone at this hour, like. Ikintu muziho agira urukundo. Agira urukundo. Ni wa muntu ari igihe telefone yanjye yazimaga nako amayinite yashiraga mu masegonda nkahita mbona narampamagaye. So bikankoraho. So byatumye rero twubaka ubushuti nje nawe ariko ubwa bushuti bwa Gikristo. Noneho na ya background yari afite ko umwana wa pasiteri bituma nyine mwubahira icyo kintu noneho nkanamutinya nkanatinya ni wabo bimwe byo kuvuga ngo ndaje wabo ngo bityo ya narahubahaga gusa twavuganaga kuri telefone bikanezeza nabamvuye ku kazi ikintu navaga ku kazi nirukanka nkahita mpamagara mbatindisha kuvugisha tukavugana kamwe tukavugana so twakundanye rero yiga mu wa gatatu dukundana yiga mu wa kane dukundana yiga mu wa gatanu turakomeza dukundana yiga mu wa gatandatu urukundo ruragenda ruba urukundo ariko tukajya tubigira ibanga urumva ntabwo ibintu byo gusurana ntabwo byabagaho urumva niyo namubwiraga ngo nze gusure mu rugo yambwiraga yuko ababyeyi bahari urumva hakabamo ikintu cyo gutinya ku buryo nta mikorobe zahabaga ariko dukundana gutyo ebana urukundo rugenda rurakomera ndabyibuka ko nanamuhamagaraga ari no ku ishuri yari yaramaye nimero z'abana biganaga akama bose nkabavugisha nkanabaririmbira ibintu nk'ibyo ngibyo so urukundo ruragenda rurakomera mbese hamwe wumva ko abantu bakundana ariko twari abana batoya nta future yo kuvuga ngo wenda cyangwa se nta mission yari ihari yo kuvuga ngo tuzabana ntabwo twari tuzi ikintu kizabamo hagati aho ngaho ariko rero ikintu cyaje kuntangaza nge nyuma mbonye ko ageze mu gatandatu ari hafi mu kurangiza urukundo rukomeye cyane nagizemo ikintu cy'ubwoba njyamo ikintu cy'ubwoba ndavuga ati si uyu muntu nanjye narirebaga abase uyu muntu nkomeza guha urukundo rumeze gutya kandi mbona nta gahunda mfite yo kubana nawe kuko nyine ni bimwe bya gisore nako by'urubyiruko ndavuga ati rero uyu muntu ushobora kumushyira mu rukundo cyane ugasanga wenda nawe arugiyemo nk'uko nabibonaga kuko cyari cyana kibyibushye kimeze neza nakibwiraga urukundo nkabona nyine arabifiringa rwose akagira n'impano y'amagutuntu yanzaniraga uduparufe hari utuntu tw'uturorone basiga mu kwaha gutya bigatuma uhumura ikintu my baby kamubwiza ukuri iyo mpano arayifite ni urukundo babita ngo hari igitabo tugira cy'inkundo uburyo ushobora gukunda mu gihe ni inkundo eshanu we yagiraga urukundo rwo gutanga njye nibaza se ngewe nagiraga uruhe ariko bebe nagiraga uruhe urukundo Guys, let me tell you. Bivuge. Muri 5 love languages. Nge yabashije kubona yanjye okay kuko ngiye nkunda gutanga cyane nyine I am a gift person. Nyine nibwo mba numva ntanzi yo nibwo numva Yesu ni umwami. Yesu ni umwami ni impamvu zahora muririmba kuko yamuje n'uyu muntu. Hari abantu bajya bareba utuvideo twacu ubu ngubu nyine twabanye bakavuga ati ariko mwahuriye hehe nyine iyo tuza kuba tunywa inzoga ariko ko twahuriye mu kabari cyangwa se mu kabyiniro abantu iki cyabahuje ko mwese muhuza cyamukuru twashaka kuvuga na buryo twahuye ariko ntabwo twasoza kuri gahunda uko byaje kugenda kurumva ntabwo umaze kurangiza mu gatandatu ntabwo twakomezanyije n'abantu nubwo urukundo rwari rushyushye gutyo n'umwe nje namaze kubona yuko ubuzima bwanjye nawe ukuntu buri kugenda ndavuga ati uyu mwana rero byaba byiza ko tubihagarika
imagine tubihagarika He broke my heart. bitazateza ikibazo. Ibaze naramuhamagaye ndamubwira ati ngwino mu rugo ndagushaka, araza tamikiza turaganira, namwe ati rero viziyo yanjye nawe uburyo nyibona n'urukundo rushushe gutya mbona hazavukamo ikintu cy'ikibazo, byaba byiza tubihagarike ibi by'urukundo tubihagarike. Urumva kubwirwa aya magambo nk'ayo sinjye kubabeshya, yaraturitse ararira urumva yagize agahinda, ariko nanjye mpagarara ku ijambo ntitaye ku marira ari kurira, ahubwo ndavuga ati oya reka tubihagarike. Okay, kubyakira byaramugoye. Bebe mbavuye mwiza ukuri wabyakiriye ute? Guys, ibaze gukatirwa nta n'ikintu wakoze basi. Urumva yarashize imyaka itatu Nta kintu wakoze utakoze anything wrong. Yeah. Ariko ndababara ndarira, ariko ndamubwira tsuke, ndumva nanjye nyine ntabwo byahise biriya yaranyenginze arambwira ati ni kubera icyo bikoze. Ndamubwira ati no tubihagarike. Tubihagarike. Ndakeka ko mu bintu byatumye ajya muri Kenya, biri mu bintu byatumye ajya muri Kenya, kuko urumva yararangije mu gatandatu avuga ati ndaje noneho ebana imudi kabisa dukomeze urukundo. Nanjye aza asanga namaze gufata undi mwanzuro uvuga ngo tubihagarike. Turabihagarika. Yavuye mu rugo afite agahinda, yavuye mu rugo afite umujinya. Muri make yababwira uko byagenze. Murabizi namwe kubwira iryo jambo it's not easy, ariko yeah, I survived, I am here. Ntabwo byari byoroshye, it was hurtful, byarambabaje guys. Yeah. Ariko naravuze ngo let's see, nta kibazo. Ndumva twarikira ahangaha bakazabumva ubutaha. Sibyo? JD family. JD family.